turi bugarukeho turagaruka kwizi ibintu bigendanye n'impfu bijya hato na hato ziri kugaragara hano. Tugaruka nanone ku bintu abantu bavuze ku muntu ejo turi kubabwira basanze niba ari ukwahurwa cyangwa n'ubwo ari ukwiyahura Nyabugogo amanitse gutya. Turaza kubigarukaho amanitse ahantu abantu baca bagira gute ni hagati rwagati. Turaza kubireba abantu baribaza ati ariko reka tubaye duhere kureba ibingibi by'abaturage hano mu Rwanda. Abaturage mu Rwanda none ikintu bari kurira cyane bari kuvuga ati leta isigaye idupfunyikira ikibiribiri gute. Ariko abaturage nabo baransetsa. Hari n'abambaza bati ibi bintu bibona gute cyangwa se ugeze mu icyo mutabona ni igiki se? Niba mutarabona muzabona. Ntacyo murabona. Gusa mwambwira ko ibi bintu mutarabibona mu buryo bumeze gute kandi ari ibintu bisanzwe. Buse n'ubwa mbere bababwira bati ibintu gutya na gutya kandi ibyo bintu ntibishyirwe mu bikorwa. Koko buze reka mbabaza. Murinda kwirwa mwiriza mwitatsa. Ntagiye bahora bababwira bati igiciro cya essence cyagabanutse. Ese mubona ibyo kurya bigabanuka, urugendo se ruragabanuka. Hari ababigiramo imbaraga, hari ababigiramo inyungu. Mwebwe murimo muvuga ngo twibe ngo kubera iki ngo bimeze gutya ngo kubera iki byagiriye ikata. Mwebwe murimo muribehe cyane. Hano mu minsi ishize muzi ko babanje kugabanura igiciro cy'ibirayi, bashyira umuceri n'ibiki. Umuceri wigeze ugabanuka, kawunga yaragabanutse uko bari babivuze. Byagabanutse. Ubu murebe bigeze batangaza igiciro cy'ibirayi, ariko muri aho ibirayi ubu ngubu bigeze. Ninde munyarwanda uri gupfa kugura ikirayi? Ese ibirayi niba si ukuvuga ko ku isoko bibuze, birahari. None se niba biba biri ku isoko bigaragara, byarangiza bigahenda kandi bitaturutse hanze, byaturutse imbere mu gihugu, wumva ko impamvu ari iyihe? Kandi leta yaravuze ngo igiciro ni iki ngiki. Wibaza leta iba yabivuze ni leta yihe? Ni leta yihe? Ntabwo iri gukorera mu buhungiro, iri gukorera mu gihugu. Wenda iyo mu buhungiro ishobora gukora kuri ya distance ikabwira abanyagihugu ati mukora ibi ngibi ntibabikore kubera ko nta bubasha bafite kuba babahana. Tuvuye nk'urugero, umva ko Nahimana avuga ati mfite guverinoma ikorera mu buhungiro. Thomas arabivuga ati mfite guverinoma ikorera, nta nabivuga aranayifite ko ashyiraho abaminisitiri n'iki. Ariko ntabwo iyo guverinoma ishobora gutanga itegeko mu Rwanda kubera ko itari mu gihugu. None ni gute leta y'u Rwanda hano yakwikomporuta nka leta itari mu gihugu? Ndabivuga impamvu kubera iki? Kubera ko niba ntanze urugero, igihe uri mu banyagihugu watanze itegeko rigomba kugira gute kubahirizwa ahantu hose rigakurikizwa. Nicyo abaturage bibaza bati iyi leta iri gukora gute? Niba ishyiraho amategeko ahubwo tukajya guterana amagambo n'abacuruzi, tukagenda tuzi ngo igiciro cy'ikintu tugiye kukigura gutya, twagiye tugasanga cya kintu siko kiri kugurwa. Hafi yo kurwana abantu, hafi yo gufata mu mashati bati muri kutwiba kuko none niba leta iba yabigeni bigabagaragaze ko iba yerekanye ko yagabanyije imisoro, abacuruzi none bakaba barimo bari kungukira ku baturage. Niyo abacuruzi baba bari kungukira ku baturage, kubera iki leta idafata itareba ngo ikore suivi ya bya bindi yagize? Aha niho abaturage bahita bavuga bati ese ni amayeri baba bari gukoresha kugira ngo batwereke ko bari inyuma yacu. Ese ni leta itagize icyo yitaye ku baturage wagira ngo ntihari? Ni ukuvuga iyo mvuze rero ngo wagira ngo, ntabwo mvuze ntihari, mutavuga ngo Mwizerwa yavuze ko nta leta ibaho ntaki. Ariko nibyo abantu baba bibaza bati ntabwo leta yagombye gukora rero nk'idahari, ahubwo niba ihari yagombye gukora igashyira ibyo yapanze cyangwa se ibyo yashyize muri gahunda, ikavuga iti niba ibyemezo byemejwe gutya bigomba gukorwa. Nk'uko bavuga bati umusoro n'uyu n'uyu, mitiweli imeze gutya na gutya, niba ugiye kwishyura icyabo cy'ubutaka ugomba gutanga aya ngaya, niba ugiye gucibwa gutanga silence ni aya ngaya, niba ugiye kugura essence ugiye kugura udatanga aya ngaya. Aho kubera iki ibintu biba ku baturage, biza bigira neza akamara abaturage, amplisa no yabishyizeho kubera iki abaturage batabibona nk'uko bigenwa. Aha rero tubifashisha nanone ibinyamakuru no mu Rwanda none byatangiye kwandika iyo nk'inkuru. TV1 iravuga ko ngo mu gihe hashize iminsi mike Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yongeye gutangaza ibiciro bishya ku muceri wo mu Rwanda. Abaturage baravuga ko kugeza na n'ubu nta kirahinduka ku isoko. Ese umva abaturage babura kwibaza kuri leta
kawumbwira ni wowe, ari wowe. Uzi ko n'umwana wawe mu rugo akenshi arabizi ko ufite ijambo, burya umwana abazi ko ufite imbaraga, ukamubwira abazi ko ufite byose. Iyo ari umwana ni urugero, sindi kugeranya abana na leta, ahubwo ndi kureba inshingano n'icyo wagombye gukora. Umwana iyo umubeshye rimwe ukamubeshya kabiri ukamubwira uti nzakora, atangira avuga ariko papa bitebye, atangira kwibaza ko ari papa iba yibereye mu bindi. Umugore we iyo umubwiye ibyo ngibyo cyakaza akabona umubwiye ikintu, waza ahita atangira avuga ati uyu muntu ntahari, ajya mu bagore, aba yibereye mu bandi, hari abandi ari gufasha, hari ibindi yibereyemo, ntabwo yitaye ku rugo rwe. Ibyo tubibona muri famiye iri hafi. Nagira ngo abantu mudashobora kureba kure kwinda, hari abantu burya abantu, hari abantu ushobora kubwira ibya leta ntibashobora kubyumva. Muhere mu ngo iwanyu, umugabo uzamare kanga udahaha, cyangwa ubwira umugore utinda kuzanira ibi ngibi, nugera mu rugo rimwe kabiri gatatu abone, azavuga ati bya bintu uvugira kuko ufite amafaranga kandi ufite n'ubwo ubasha kujya utabikora. Usanga nyine atangira agukika amabati, dore ibi bintu. Ese nama yeri leta ifitanye n'abacuruzi kugira ngo bakandamize abaturage? Ni ko handi abaturage bavuga bati ntibatwitayeho, niba duhendwa kandi bo bemeje, niba babyemeje se none se umuturage azagenda ajya gukura ikintu ku mucuruzi ku ngufu? Ntabwo bishoboka. Kandi umuturage azakenera kurya, kugira ngo rero yo gupfa azarya, narya azarya henzwe kandi atari ko leta yabigennye. Ikibazo ahangaha kiri kurinde, ikibazo kiri kurinde, kiri kuri leta ishyira itanga amatangazo ikemeza ikavuga iti hagende, kuko iba hari ibyo yagendeyeho, yarangiza noneho abagenerwa bikorwa cyangwa bahabwa ntibabashe guhabwa serivisi, ahubwo bakagumya guhendwa muri bwa buryo, maze leta ntigire icyo ikora kuri bya bindi yagennye. Byahereye ku muceri na kawunga bwa mbere biyemeza, byagenze gute ku birayi kugeza no isaha? Ntabwo iravuga ikiro cy'ibirayi kigeze kizamuka, ariko ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga angahe? Mugende murebe, kigura 400. Tujye tuva ku bintu kugeza ubwo abaturage bamwe bavuga bati leta irikomporuta gutya mu buryo bumeze gute, mu buryo butumvikana. Hano rero aba ni abaturage babivuga kuri Radio TV 10, ndetse benshi bagiye banakomanta bavuga bati reka nishyire amaguriro yayo maze igurishe kuri ibyo soko, izasubizo za Provia zari amaguriro ya leta, leta ikameramwe ibyayo, abaturage bakagura byashira bakajya kugurira abacuruzi, ariko babona ko baguriye kuri make. Uwo niwe wita Ibrahim Mushafiri rero Mukamana Claudine avuga ati ahubwo abacuruzi bari mu nyungu niba arangura kuri make bagacuruza nk'ibisanzwe, kuko mbona hano hakiri umuceri w'1,800 ni kibasope. Uyu niko avuga Claudine, ndabona hakiri umuceri w'1,800. Ibiro bita bikwereka, ntabwo niyumvisha ukuntu abacuruzi bunguka ayo mafaranga na gutyo leta yarashyizeho igiciro nyacyo, abacuruzi bagumya guhenda abaturage. Genda buvuga ngo bakigabanura umuceri, nagiye hanashize n'icyumweru ntibyigeze bigabanuka, ntabwo byagabanutse uko leta yabigennye. None rero umugabo Mireye Fabiola aravuga ati nta nikigeze gihinduka mu gihe nabo baba bawuranguye bahenzwe pe. Noneho uwo bita Ishimwe Sadara karavuga byarushijeho guhenda, ahubwo Eliyeri niyikora aravuga ati ariko iriya ministeri iba iri mu biki niba badashoboye gufata ibyemezo ngo bakurikirane ko cyubahirizwa, bajye bicecekera. Uwo bita Ahishakiye Ismail Jiri baravuga ati mumbwire ko turambiwe amatangazo y'abaringa, mubabwire ko turambiwe amatangazo y'abaringa. Florence rero Mukeshimana avuga ati ahubwo byarahenze cyane mana we, je narumiwe noneho hano mugatyata murubonobona nta kintu na kimwe kirahinduka, haje genda mbona batabikurikira pe. Ibyo byo mu bice bya Gasyata, Karuma n'ahandi ntabwo ibintu bijya bihinduka, byo abari muri leta zigenga, byo ngibyo byo ni ibintu bizwe. Ibyo byo nirabivuga Iyamuremye Ragisizo Pino aravuga ati mwaramutse, ariko ababishinzwe bagiye bahana. Erika ikibazo ni system dufite mwa abaturage, tureka no kwirwana nasoma ibi bintu intarahantu bigera bikantera ishozi, bitutera igipinda abaturage ngo ibintu byagize. Ntago muri FPR mu butegetsi bwa FPR nzi iyoboye bashobora gushyiraho icyemezo ngo cyo gushyirwa mu bikorwa, baba barabivu, ntago bishoboka.
mwakiranuka se ntago bishoboka ibyo ngibyo byo nanjye ndabyemeye kandi ndanabyemeza yuko bitashoboka rimwe kabiri gatatu icyumweru ukabacuruzanya barashyizeho igiciro ahubwo baraza bakabwira abaturage ngiye mpita mbibona nanjye ko ari nk'amayeri baba bari gukora kujya bereka abaturage ati noneho nyuma bazavuga ati twagabanyije ibiciro niba abacuruzi n'abacuruzi b'ibisambo n'iki batabigize abacuruzi umucuruzi s'umuntu ashatse ntiyakunguka atomboye n'ubundi abacuruzi na Bibiliya bivuga ngo biragoye kugira ngo umutunzi azinjire mu bwami bw'ijuru kuko n'iminzani barayikata n'ibiki byose ari aho ugenda ugasanga niba ari ibiro binga umunzani wajya kundi ugasanga nire cyangwa bakeneye kunguka bya mirenge kuko ni ifaranga baba bashaka ahubwo ikiba kigomba kubera iki leta irebera inyungu z'abaturage itareba abaturage bari ibyo bari gutaka n'ibi ngibi ngo reba igihe heri igabanira yavuze ko yagabanira igiciro cy'umuceri n'ibirayi byaragabanutse niba bimaze amezi bikira n'ubu ngo bikongera none ikongera ikavuga ngo irazamuye umuceri ngo turi kuri aya ngaya byakemuye iki hano n'abaturage biganjemo abagore n'abakobwa bo mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana baravuga ko batewe impungenge n'umutekano muke uri mu ishyamba rya Mutabo kuko ngo bari harimo insoresore zibasambanya ku ngufu ngaho rero abaturage baravuga bati dutewe impungenge n'umutekano muke uri ahanga kubera ko harimo insoresore zidusambanya ku ngufu hageze naho igihugu hari abasore basigaye birirwa bisambanyiriza abagore ku ngufu abakobwa n'ibiki ku gihugu bavuga ngo gifite umutekano niturangiza nituvuga hari abari abirirwe badusimbuka n'abinyamakuru byabo bishamikiye kuri leta n'izo nzego zabo umutekano mu Rwanda ifuru ibaze bagusambanyirije nyoko bagufatiye nyoko ku ngufu wakongera kuvuga ngo umutekano mu Rwanda uruzuye none abaturage rero bacururiza mu isoko rya Kirambo riherereye mu karere ka Burera barasaba ubuyobozi kubasanira iri soko kuko ukosora ibyo bita amakosa yakozwe hubakwa ibitanda byo gucururizamo ngo kuko bituma bacuruza nabi ibi ngibi n'ibyerekeranye n'ubucuruzi reka tuzabigarukeho hano twasomaga ku mapaje ya Radio TV10 reka ro turebe icyo uyu mwana w'umusore wari muri Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu gihe cy'imyaka 25 haje urujijo rukomeye cyane ariko sinuje bamwe bati harimo ikintu reka turebe uranye hano mu Rwanda mu buryo rero bugenda buvugwaho mu buryo bugiye bunyuranye bamwe bati ibi bintu bamwe bati ngo ntaho bitaba ngo ntaho badapfa bumvise ngo umuntu yishwe cyane hano ibisanzwe ngo ntaho bitaba ngo muzumva ngo badapfa ngo muzaze tujyeyo ngo muzatubwire tujyeyo yego umuntu akumva ko umuntu yishe undi ngo ni ibisanzwe naho bitaba burya ntaho badapfa by'icyo ngicyo tukemera nko bivuga ariko sadepa nuko abantu baba bishwe nuko abantu baba bapfuye wipfuye mu buryo undi yishwe n'undi cyangwa yishwe cyangwa bitandukanye nuko hari wapfuye yarwaye ariko iyo tugarutse hano ni inkuru yazindutse hano mu Rwanda aha Nyabugogo rwose murahareba n'ahantu hari ikiraro n'umuntu abantu baciye rwose basanga umuntu ni bari kuvuga bati hari abantu bageze baravuga bati ariko umuntu niba yamanitswemo niba yimanitsemo ndetse n'abantu bageraho baravuga ati ariko ibintu biri kuba mu Rwanda haravuze bati umva ko bavuga nta muntu uzigera abaho mu Rwanda cyangwa se atuzi ko umuhanuzi bitaga Magayane yahanuraga nk'aba Yesaya ba kera cyangwa bande ati bintu yagiye avuga ubona bigenda byirepeta byigarukaga iri n'agahinda inzara abantu kwiyahura abantu iki byose impfuzi itamenyekanye ibindi ariko urebye ukuntu uyu muntu amanitse mu mugozi urabona ko ari ibintu biteye agahinda urareba neza ntuza iyo witegereje ukuri iyi foto ureba angle umuntu arimo ukareba angle umuntu arimo ukavuga se uyu muntu yimanitse ahagaze he burya ko uyu muntu agiye kwiyahura agira ngo ikintu ahagararaho kwimanika mu mugozi kikagwa ese wamwahuye we niba hari n'uwamwahuye cyangwa wamumanitsemo we yahagaze he kubona ari ahantu hari intera ndende ubona ukurikije uko ikiraro kimeze ibi ngibi rero turaza
kugenda tubigarukaho umunota ku munota. Ibintu rero biri aha hantu mu Rwanda ni ibintu byinshi. Abanyarwanda benshi barimo rero mu bibazo, hari mu bibazo by'inzara, barimo mu bibazo by'ubukene n'ibindi. Mu by'ukuri aho leta yavuze ngo ibiciro by'ibintu biragabanutse, kubera yavuga ngo ibintu, ariko yivuga ngo ibiciro by'ibintu biragabanutse ahubwo birushaho kugenda bizamuka, ukagira ngo ibifitanye ukibaza se iyi leta iri kubategekera, iri kubwirira abaturage bayo cyangwa se gutegekera mu kure y'aho bari? Nta nzego zindi zishinzwe kubahiriza icyo gikorwa zigomba kureba niba ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa? Harabura iki? Inama yari se ku baturage ni iki? Ibi rero ugasanga abantu baragenda babyibazaho mu buryo bugiye bunyuranye. Kuri iyi nkuru rero ya hano muri gare Nyabugogo rwagati mu mujyi wa Kigali, ngira ngo ibi bintu by'impfu zigiye zinyuranye ni ibintu nigeze kuvugaho, ndetse ngenda nanatanga n'urugero nkanashyiraho n'abantu bavuga bati uyu muntu yishwe mu buryo butazwi, ndetse n'abantu barataka ntibatabarwe. Ahantu hakwiriye gushyirwa inzego z'umutekano zikarinda nk'uko abantu bishyura amafaranga y'iki. Abantu si ukunyihaye nabonye barahoze abantu bajya bansetsa nyine, ariko bazeho ibintu ngira ngo abantu benshi barabasetse barabibona. Kandi njya mvuga ngo ni wa mugani ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Mu guhandurika rero nuko babona bitabaye kuri base cyangwa kuri ba nyina nabo bitababayeho, buriya nabo biramutse bibabayeho bavuga bati bya bintu birakomeye, bakareka guseka umuntu cyangwa se gutwara umuntu waje afite ubwoba, anafite n'impungenge nk'awa mwana w'umukobwa abonye abantu. Burya ntibyabura no guhahamura uko byaba bimeze kose. Ubonye umuntu apfundagize gute, ibintu bimeze gute, kumukana ko buri urengero hirya no hino, ntabwo byabura kuguhahamura. Keretse uri umuntu utagira umutima w'urukundo, keretse uri umuntu udatekereza. Aho ucyakoze ntekereza ko icyo ngicyo gishobora kuba cyaba ikibazo. Reka rero twigarukira ahangaha tubabwire tuti tubasuhuze bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Tubasuhuza abantu mudukurikira muri mu Rwanda ndetse n'abantu bari mu mahanga, basuhuze cyane. Nongere gusuhuza kandi by'umwihariko abantu badukurikira bari mu ntara zino zinyuranye z'u Rwanda. Abanyarwanda benshi mbona munkurikira. Burya nimuzaya mureba abantu bankurikiye hano nibura 60%, pepre 70% baba bari hano mu Rwanda bankurikira. Benshi cyane, 70%, 60%, pourcentage ryari byose biri hejuru. Iyo babaye bake baba 50% byabakurikiye. Nuvuga niba nakurikiye hano 5,000 nibura 2,700 biri mu Rwanda hirya no hino. Hanze rero nakagombye kuba mukurikira muri benshi, kuko ni namwe munafite network, munafite n'iki n'uburyo bwo gukurikira ibiganiro byacu mukaramenya no mu gihugu ukuntu bimeze. Nagira ngo mbabwire ngo mwongere mwiminjiremo agafu, muhiriza abandi mukurikire muri benshi, cyane ko namwe abantu muri hanze iyo mwadukurikiye twarababwiye yuko YouTube hano mu Rwanda itari eligible. Hanze hari ikintu bitwungura, ntago tubari ibanga cyangwa se ngo tubabeshye, ntago tujya tubabeshya, tubabwiza ukuri. Iyo utadukurikira rero uri hanze uba uri kuduhombya. Ntago burya niba utadufasha mu ntuza mu buryo wenda kuyiheruna kuvuga uti kugira ngo bano bantu bashe gukora meze ibiganiro n'iki n'icyo, bakagumye nibura gufungura video yacu kanayiha n'abandi, nabyo yari inkunga ikomeye. Wahanabona navuga uti bari abantu byo byose bakenera internet yo gukoresha, nawe ukavuga uti reka mugure internet, ukabikora uburyo waba ushaka bwose. Ariko icyo twifuza cyane kurushaho, mujye munadukurikira. Ni ibya mbere, n'ibindi mwabikora ntimubujijwe, ariko mujye munakurikira ibiganiro byacu mu bihe n'abandi mugiye mufite uko bigiye bisohotse. Nuko rero namwe ariko ntago mbagaya, abo nshimira ndabashimira. Abadukurikira mwese mwihe ibiganza mukomere, babwire ngo turi ku rugamba kandi ntago turi guhamba imbwa. Njya mbabwira ngo uko bizagenda kose iki gihugu tuzakibamo, tuzakibanamo, tuzakishimanamo, maze abanyarwanda twese tugerageze gushaka uburyo twumvikana tubana mu mahoro. Kandi nagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi uko bizagenda kose bizaba, maze twishime tunezerwe, tuvuge tuti dore igihugu kiryoshye, dore igihugu kiryoheye abanyarwanda. Hari utagikeneye se? Utagikeneye ubwo ngubwo ntabwo sinzi ikindi yaba akeneye. Nuko rero
twigarukire rero kwizi nkuru za hano iwacu mu Rwanda. Twahereye ku inkuru ya hano Nyabugogo. Nyabugogo rero ngira ngo ni mu karere, buriya Nyabugogo ni mu karere ka Nyarugenge hanini igice kimwe, ariko inkuru yazindutse ivugwa cyane cyane, ndetse ndabona na hano n'ibinyamakuru hano byagiye biyandikaho, turareba icyo byavuze ku iyi nkuru. Ariko hano muragenda mureba neza, mureba abaturage ukuntu baba bameze, abaturage baba bumiwe. Uri uko muri kubabona gutya nyine niko baba bari kujujura bati ibi bintu mana yanjye, ati ibintu birakabije, turakubita hirya, uragenda gutya uragira gute. Ariko ikintu kibabaza nyuma ni abantu ugenda ubona uko bagenda bavuga ibi bintu ni bisanzwe, nta nantu badapfa, nta n'ibintu ukabona ko bre nta kintu bibabwiye, nta kintu bibabwiye. Kuko uretse hari inkuru tuzashaka ko tuza kugarukaho mu kanya, ndumva muraza kuyibona. Hari ahantu abaturage bari gutaka cyane, bataka bavuga bati iri shyamba rikwiriye umutekano, ati umugore uciyemo bamufata ku ngufu. Ni mu Rwanda aho ngaho, igihugu gifite umutekano. Ariko reka twigumipanze twibere aha ngaha, aho nagira mbereke murebe a distance, murajya mureba ifoto, urebe iyo foto muyizuminge, ahantu urayizuminga ukareba ukabona uko iyo distance iri mwanga. Niyo abaturage bapimaga bati reba nk'iyi distance iri hano n'aha ngaha ukuntu ireshya, ukabona wayireba iri kure urabona ukagira. Ariko iyo uyizuminze uyerekanye neza uvuga uti dore zoom yayo ngiyi, uriho uhita wibaza uti uyu muntu yarahagaze hehe, ese uwabikoze yarahagaze hehe, ukagenda nyine wibaza icyo kintu ukuntu ikintu kimeze. Biteye agahinda rero, kandi biteye kwibaza cyane ku muntu wari wese ushobora kuba yatekereza kandi yanareba kuri. Birababaje cyane. Ureba abaturage bose uko ugenda ubona umuturage ku wundi agahinda, urabona ukuntu ubona ko bumiwe. Aho ni Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, ngira ngo murahazi aha neza rwagati. Nyabugogo ngira ngo ni centre ihuriramo imodoka ziva mu majyaruguru y'u Rwanda, ziva mu majyepfo, ziva mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndetse zikanava mu mujyi wa Kigali zihurira Nyabugogo, ndetse n'imodoka mvamahanga. Imodoka zituruka hanze y'u Rwanda zose ziruhukira Nyabugogo, cyane cyane ari amabisi. Abantu bazindutse bahangayitse cyane, bavuga bati ibi ni ibiki biri kuba mu Rwanda, kuko tuzajya duhora twumva umuntu wapfuye mu buryo n'ubu utishwe n'impanuka, yishwe utishwe. Hano ukatubonye amanitse mu mugozi, cyangwa se yimanitse, cyangwa se yamanitswe mu buryo abantu batazi. Ibi bintu biteye ubwoba, biteye ubwoba mu buryo bugaragara. Hano rero turagaruka hano dushingiye hano ku byo bari kuvuga hano. Aha twababwiye iby'abaturage bagenda bagira nk'abagiye babona umuntu amanitse. Ndagira ngo mbereke ishusho ye ukuntu imeze y'uwo muntu, munanapime intera. Ndayishyiraho muri zoom, ndi kuzuminga, ndabanza nshyiraho a distance nk'uwayifotoreye kure. Ubundi nushaka nawe urayikura, cyane ndayigukururira neza, urebe neza ukuntu iyo ntera umuntu ariho, nawe urayireba neza ukuntu imeze. Urabona iyi distance ihari, urasanga umuntu yarahagaze hehe. Ese niba ari uwamumanitse we yamuhagaze hehe? Ukabona nyine abantu baravuga bati ibintu n'urujijo, ni ibintu bigeze gute. Ntibajyanye mu rwego, niba ari uwamumanitse akajyana mu rwego, niba yarujyanye nyuma bikaza kugira cyagagara ku kintu bakaza kugitwara. Nyine urabona ko ari ibintu bye byose bigeze. Ariko gusa kuwimanitse wahangaha niho ariho bitera n'ikibazo. Urabona ko kamemu ntago wakwimanika noneho ngo ubure n'iby'umuntu, cyangwa se wiyahure ngo ubure n'icyo umuntu yahagaze. Aha ngaha byateye inoza. Hano ni mu kiraro, urabona ko ari hano mu mujyi wa Kigali Nyarugenge uko mubibona, hariya mu gice cya Nyabugogo. Uko rero bigaragara ni muri kiriya kiraro cyerekeza muri Gasyatwa, ngo hariya herekeza mu gice cya Gasyata, mubona ikiraro gihari. Ahazwe rero nko muri Nyabugogo mu mujyi wa Kigali niho uwo muntu basanze amanitse. Inzego zose zari zahuruye, harimo benshi nyine babareba bumiwe neza. Nyabugogo waranze habaye ahantu h'ingusho, utamanutse muri etaje, abantu bahuruye bagize bamanutse muri etaje, abiyahuyemo bagize bate. Ariko mu mujyi wa Kigali bo ubona ibintu ari ibindi n'ibindi.
ariko ni sino mu mujyi wa Kigali no hirya no hino mwumvise ko niyo nanarebye statistique y'abantu banapfa bishwe n'izindi nabishwe n'indwara, mwumvise hazamo amajyepfo, amajyaruguru, ku zindi ndwara ngira ngo twabivuzeho ntabwo twongera kubigaruka, reka tubanze twirebera ibi ngibi. Hano rero ku binyamakuru ndabona hari ikintu byanditseho ku bigendanye ni nuzane bavuga ko urujijo ku murambo wabonetse umanitse ku kiraro mu gitondo cya kare. Umanitse, wari umanitse, ntabwo bavuga ko wimanitse ariko bawubonye umanitse. Iyo abantu babonye umurambo umanitse rero bahita hari ibyo batekereza bati uyu murambo wimanitse, wamanitswe. Mbega ukabona ko hari ukwibaza mu buryo bugiye bunyuranye, wamanitswe uti, byagenze gute ibyawe, muri make ugasanga kwibaza kuri kwinshi. Bavuga rero ko mu kiraro cyambuka cyerekeza mu Gasyata hazwi nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali hazindutse hagaragara umurambo w'umusore. Umusore umva ko atari n'umusaza, hazwi nka Nyabugogo hazindutse hagaragara umurambo w'umusore, aho bamwe mu bawubonye bavuga ko ashobora kuba yiyahuye cyangwa yishwe n'abagizi ba nabi bakaza kuhamanika. Ashobora kuba yiyahuye, ariko abenshi nkurikije uko abantu bavugaga bati uyu muntu ikintu kigaragara ukurikije iyi distance yindi bakagira, ndetse bakanareba bati abahagaze urabona ko abantu benshi baba bashukuye nyine bareba, bakavuga bati koko reba ari hano uriya muntu yahagaze kugira ngo yiyahure. Ese kubona aho ikiziriko kizirikiye, niba urabona ko iriya noza hari ukuntu ubona kiriya kiraro cyubakiye, nibura umugozi nturi hejuru ku kiraro ngo abe yawucometseho ngo ahita awumanukiramo, ahubwo umugozi uramanuka ukajya hasi neza ku kiraro nk'uko mwagiye mubibona hasi, ku buryo no kuhakora byahogora. Uyu muntu bagiyeyo n'urwego barangije bawumanikaho, byagenze bite? Ukabona ko ari nk'ibintu nyine bya acrobat udaso, abantu nyine bakomeje bibazaho bati ni hagati yo kwimanika cyangwa se kumanikwa, ariko probability nini ukabona abaturage ari kuvuga ati uyu muntu ashobora kuba hari abagizi ba nabi baje kuhamumanika, n'abagizi ba nabi kuko bose abagizi ba neza. Agahiri n'agahinda, kwiyahura, impfu n'ibiki byose. Twikomereze. Azwi rero nko mu kiraro cyambukiranya twakomeje. Uyu mugabo rero wabonetse mu gitondo cyo ku itariki ya 27 Kamena 2023 ni umusore mutoya rwose mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, waje no kumenyekana imyirondoro ye. Bakomeza bavuga yuko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano bihutiye kuhagera. Bemeje ko ibyangombwa bamusanganye bigaragaza ko yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Karere ka Nyaruguru ngira ngo murakareba, ni muri cyahoze ari Gikongoro, hari abantu bumva ngo turere ngo ni igiki batabamenyereye mu Rwanda. Karere ka Nyaruguru ni muri Gikongoro. Nyaruguru rero buriya ijya guhana imbibi no Burundi ku gice kimwe, kandi ikaba yegereye na Nyungwe. Ukuntu Nyaruguru ni hamwe niho za Nyabimatiyo ziri hose hamwe. Sankara ajya avuga ati ingabo zanjye zafashe hana zashyize ntuza. Bihutiye kuhagera rero, bemeza ko ibyangombwa bamusanganyemo bigaragaza ko yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Ibi byemejwe na Alphonsine Murebwayire uyobora umurenge wa Gasyata, wavuze ko hagendewe kuri ibyo byangombwa uyu musore afite imyaka 25 ndetse akaba yitwa Niyibizi. Afite imyaka 25 ndetse akaba yitwa Niyibizi. Ati gusa ntabwo twari twabasha kumenya aho yaravuye naho yaratuye. Niba arakimenya ko bita Niyibizi mu karere ka Nyaruguru. Yagize ati gusa ntabwo turabasha kumenya aho yaravuye naho yaratuye. Umurambo wa nyakwigendera ukimara kuboneka, hahise haza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari rwo RIB, rwanatangiye gukora iperereza, ndetse umubiri we uhita ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma rya nyuma. Ukora iperereza, ariko niba ari ahantu harinzwe cyane, njye njya ngarukaho
ari ku manywa uhasanga inzego z'umutekano sinzi kuko bavuga ko bazindutse bahasanze uwo murambo umva ko washyizwe mu gihe cya nijoro. Niba inzego z'umutekano mu gitondo ziba ziryamye ku manywa ziba zihari, abanyerondo baba ari benshi, abasekirite, polisi iki none uzagera nijoro zikajya kuryama ku buryo umuntu bidashobora kumenyekana uburyo ubuntu byagenze. Ibi bintu ni by'abantu bavuga bati ibi bintu bitese bite. Bamwe rero mu baturage bakunze gukorera muri aka gace banahagenda cyane bavuze ko badasanzwe bazi uyu musore ariko ko nabo bagize urujijo ku rupfu rwe. Umusore yaturutse he? So waho hafi yayoberanye. Ibyo ari byo byose niba uwo muntu atari muri kariya gace ka Nyabugogo akaba abazindutse bakaba bamusanze yapfuye, yaje nijoro sarahimanika, abamumanitse se bamuzanye bamukuye ahandi, nabyo ni ikibazo, ni point d'interrogation, n'akantu umuntu yakagombye kwibaza. Wagize ati dusanzwe tumenyereye ko mu biraro muri za bordire hararamo za mayibobo, birashoboka ko mayibobo zamubona wenda zimukeka ko amafaranga simbizi bakaba bahamwiciye ntawamenya. Hari igihe abagizi ba nabi bashobora kuba bahamumanitse cyangwa se afite ibindi bibazo byatumye yiyahura ntawamenya. Uwo ni umuturage nyine ati ntawamenya, ati hari igihe ari mayibobo, hari igihe ari abagizi ba nabi baje bakahamumanika, hari igihe bamuketse amafaranga bakaza bikagenda gute. Ariko sinjya nibaza kuntu mayibobo yajya kukwica yarangiza ikajya no kukumanika aho ngaho. Nanjye urumva ko ari ikibazo umugizi wa nabi kugira ngo aza kwice, n'ukuntu umugizi wa nabi wenda bavuga ati gusa ngiye akajya kumuterereza hariya ahantu akamuzamura akamugeza hejuru mpaka agiye kumana ubuza kubitanye na polisi, ya polisi iri kuri patrouille cyangwa se abanyerondo bakamubona. Ntekereza ko umugizi wa nabi ari uwica kuramo amafaranga, ari uguhita yica yirukanka burirwa irengera akabura aho ngaho aho kugira ngo ajye gufata n'akayaho kumenya. Ngiye cyo ntekereza aha ngaha niba yishwe akahamanikwa, uwamwishe ntekereza ko ari ibyo ari byose uko byaba bigaragara yaba ari nk'uwabikoze kugira ngo we ashaka kwerekana ko umuntu ashobora kuva amanitse, ashobora no kuba yiyahuye. Abaye koko yamanitswe ari uwamumanitse, ariho gushaka kugira ngo habeho kuyobya uburayi no kuzimya ibimenyetso. Niko ngiye mbitekereza. Abaye atiyahuye ariko abaye yahuwe waba wabikoze bwaba ari muri iyo cadre kugira ngo wenda n'uwagira avuga ati habaye gushidikanya nyine yiyahuye yagize gute yagenze gutya. None rero ariko rero nkabona uwaba yabikoze wese nabyo byaba rimwe ububasha yaba afite kugira ngo abe yakora icyo kintu cyo kuba yafata ku kanya, ntabwo bafite nta kwikanga, ni umujura wenda kwiba umuntu warangiza ukajya no kubumanika hariya ahantu hagaragaranye mu bwo baca abantu bacaracara abantu inzego zitaye irondo n'uki byose bihari. Nabyo ni ikintu abantu niyo mpamvu ubona abaturage bavuze bati ibi bintu ntabwo bisanzwe, ibintu bidasanzwe byabaye Nyabugogo. None rero undi muturage wabonye umurambo avuga ko we icyo akeka, yavuze ko bitumvikana uburyo waruziritse mu buryo busa n'ubwakozwe n'abagizi ba nabi. Wabyumvise? Undi muturage wabonye uyu murambo avuga ko aravuga nawe icyo akeka, yavuze ko bitumvikana uburyo waruziritse mu buryo busa n'ubwakozwe n'abagizi ba nabi. Urumva umuturage icyo avuga, aravuga ati ikintu giteye impungenge kandi kinateye amakenga ni uburyo uyu murambo uziritse bisa n'ibyakozwe n'abantu. Ni icyerekana ko uyu muturage navuga ati ntabwo uyu muntu yimanitse kuko bisa n'ibyakozwe n'abantu bamumanikamo nk'abagizi ba nabi. Aha rero ati bahamuziritse, nta muntu wiyahura kuriya. Yego hari abantu batagira ubwonko biyahura, ariko uriya muntu ntabwo yiyahuye, ni nk'abantu bahamuziritse. We niko yemeza nk'umuntu wamwiboneye rwose, ati ntabwo ibi bintu bishoboka, hariya nta bantu bahamumanitse. Umuntu se tuburyo aziritsemo ntabwo ari umuntu wagiye ngo abantu biyahura biba bizwi. Noneho hari abavuga ko uyu yari afite ibitaka mu ipantaro ku buryo bakeka ko yishwe n'abantu babanje kugundagurana. Aravuga bati ashobora kuba yishwe n'abantu babanje kugundagurana. Gusa abandi bo bavuga ko uyu muntu yiyahuye.
umwe ati niwe wigobetse mu mugozi yifashe ashyiramo ingobe yifashe ashyiramo ingobe arimanika kuriya. Urumva rero ko ibyagiye bivugwa ni byinshi, ariko hari umuntu rwose uzavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho, kubera ko ntabwo umuntu yakwimanika kuriya muri buriya buryo, kuko nta hantu bigeze biba. Ahubwo ikigaragara kandi kinashoboka cya mbere ni uko ashobora kuba habayeho kugerageza cyangwa se kubikora. Iriya rero yari Radio TV10 yabajije nayo kuba ikora ku iriya nkuru y'uno muntu, niyo twari turi gusomaho iriya nkuru y'uno muntu bavuga bati yiyahuye cyangwa se yagize gute cyangwa yahuwe. Abaturage bamwe bakavuga bati nta muntu ubaho uyahura muri buriya buryo. Reka ndebe gato, hano hari abantu bagiye banyuzaho twa commentaire kuri iyi page ya Radio TV10. hari uwo bita Eric Nshimiyimana avuga ati ubwo nta rondo bakora nyine, Angelique rero Uwingabire aravuga ati abagira iyo bajya baragenda hagira gutya ngo iyo umuntu agira gutya rero burya atabagira iyo bajya baragenda burya hari ikintu ari kukwereka. Mukamba Ruwana Damura aravuga ati iriga ni ibibazo nabyo bidufatanya n'ubukene, urushako rubi, inzara hanze aha nayo ntibyoroshye, yamwe naho ni dupfa pe n'Imana iduhagazeho. Urumva ibya bibazo by'ubukene, inzara n'ibindi byose biri mu Rwanda. Noneho Kadine Erikson aravuga ati urujijo ruriheze kandi hakorwa autopsy bikamenyekana. N'ubundi nta rujijo rwagombye kuba habada. Ubundi bavuga ko autopsy ikora neza, banareba no mu jisho bakareba na evenoma zanarebye nyuma, bakanareba niba hari n'abantu bagukozeho cyangwa se mwabanje kugundagurana. Ariko biriya bintu ririya suzuma ubundi rigabye no kuba autopsy zigenga, ku buryo umuntu ashobora gukorerwa isuzuma ryigenga nyakwigenga bye, ku buryo ibintu bigaragara neza bikamenyekana ati ibi bintu bimeze gute, ibi bintu bihagaze kuki, byagenze biti. Hakacaho nk'abaganga nk'abangaye nk'uko Karasira Aimable bavuze ngo dukeneye abaganga 3, hakabaho abaganga ba leta n'abandi bantu bigenga batagira umupaka. Batuye umuntu ko bigaragara byakozwe n'aba. Ariko bureka tubyihorere, gasanga ejo bundi kuzasanga hari aho bizagaragara bati dore ababikoze ngaba. Reka turebe niba abantu bavuga ko twarebye angere uriya muntu arimo, ubona ko biteye urujijo. Noneho kandi uyu aravuga ati abo ntago bemera ko ari urujijo. Byetero Kamanzi aravuga ati ariko ko abantu turi kurushaho kuba babi cyane koko amarira aramwica. None dukunda Felix aravuga ati muri ibeshya abantu barahindutse, ubu se bagutega ku manywa ngo yimanitse aca gusa one day bizabagaruka, bagutega ku manywa ngo yimanitse. None rero Jerome niyo nkora avuga ati abantu mwisi turameze nabi n'Imana. None Elisa Kigali Huye Kigali abareyo dukomeje gukanda ibi. Elisa Kigali ubwo yishwe na mayibobo, ubwo niko yagize. Ubwo nyine nibyo byose niba yanamwishe nyine n'abamwishe ni mayibobo, ko ni nabagizi ba nabi n'abagome. Niba hari aba yishwe koko ntago ari abantu beza, ni mayibobo. Umuntu wica umuntu ubundi subara bari umuntu nyabaki, nta muntu w'umurima aba yaramaze gushiramo umuntu. Abantu bakomeza kuko urumva abantu bareba ati iri hange wa muntu aziritsemo, bakanayireba n'abari bahagaze bari bati do buriya yamanutse ari azirika ikiziriko ari ya gute, arindi yo yimanika gute, ese ikiziriko yarakizirike. Ukabona ko abantu nabo bavuga ati ibintu. Ubwo yishwe na mayibobo. Donati w'Ikarongera avuga ati abasore ko mbona bagiye kudushira hora ibyo byo ikintu bita igitsina gabo kimerewe nabi. Mu mbabare muze gukurikira ikiganiro nashyizeho kuri Ganza, muraza kukibona aho bavuga bati kuri kira cyegeranyo ko abantu bari gupfa mu Rwanda. Bavuga ati 2022 2026 hari bimaze gupfa ari abapfiriye kwa muganga bazwi bararegistre. Aho ngabo bakanavuga bati ntago dushyiraho abangaba nabazwi, ntago dushyiraho abazwi. Bishatse kuvuga ko bashyira kandi guhera 2019 berekana ko byahera ni 19 kuza bigenda bizamuka kandi bakerekana ko nubwo abagore ari bo benshi mu Rwanda, ariko abantu bapfa cyane ku bwinshi ari igitsina gabo.
bigaragare yuko nubwo igitsina gabo ari gikeya mu Rwanda, ariko igitsina gabo gifite ibibazo bikomeye cyane muri uru Rwanda. Niba ari abantu bafite ikibazo gikomeye cyane, ni igitsina gabo. Urumva ni nabo banapfa ku bwinshi, kandi nabo bakeya mu Rwanda ugereranyije n'ijanisha rya cya kigo mbarurisha mibara. Abagabo nibo bakeya, abagabo baricwa n'ibintu byinshi, ya mitima n'amakanzu biraza byibasira abagabo. N'ubu ngubu yubamanitswe, uzumva abiyahure benshi abagabo, abishwe n'abagabo. Abagize gute? Wasanga umuvandimwe yiyahuye byene nabari gukomanta hano kuri komantere zigiye zinyuranye. Abanyarwanda b'abanyarwandakazi bakunzi bacu, bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ibintu by'u Rwanda n'abanyarwanda, ibintu tujya tuvuga tuti biteye ubwoba, biteye kwibaza, biteye si no kuvuga no kwibaza, ahubwo nagahiri n'agahinda mugani. Ndakurahiye, ndagahiri n'agahinda. Ibibazo abantu bahora bareba bavuga bati ibi bintu biteye ukwabyo, biteye ikibazo, biteye ubwoba, birahangayikishije, ariko rwose Imana baravuga ngo Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, niyo izi ibibazo byacu, niyo izabikemura, kandi niyo izadufasha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kandi se ibintu birangire. No gusenga ngo hakomeye niho hava amakoma. Yaba yiyahuye, ngira ngo kwiyahura nayo ni sorte y'ibibazo. Umuntu aba afite akavuga ati nta kundi ibibazo byabaho, birandenze, reka ndebe uburyo nakira ibi bibazo. Yaba yahuwe, nabwo ni ubugome bundi buri mu gihugu. Uko yaba yapfuyemo kose, hariya biragaragara ko ari uburyo bwiza. Yaba yishwe yahuwe, bamwahuye nawe bafite ikibazo, ni abagome, ni abantu babikaye na Imana izayibabaza. Yaba yiyishe yiyahuye, nabwo ni muri bya bibazo igihugu byugarijwe nabyo. Byaka agahinda gakomeye n'iki. Ariko ugasanga nigeze gusoma, muze gukurikira ikiganiro nanone nashyizeho kuri Ganza, ubu ngubu kiriho, nicyo kiriho. Muraza gusanga ahantu kuri dosiye y'abimukira ubona ko hariho guhangana gukomeye cyane hagati y'u Rwanda n'abantu uko babivuze mu nda y'ingoma, ngo n'abantu ngo badashaka niba ngo batifuriza urwiza u Rwanda, baba ku Rwanda ngo igihugu gitekanye, ngo u Rwanda ngo ibyishimo ni byinshi. Nta hantu hari ibyishimo biyahura. Uzari no muri Amerika, nayo Amerika bajya bayishyira mu bihugu bifite iki kibazo cyo kutishima kubera nayo kwiyahura. Iyo abantu biyahura burya baba bababaye, baba bahangayitse. Ntabwo uzayishyira mu gihugu cy'ibyishimo iyo abantu biyahura. Wenda Amerika ikintu dutandukaniyeho nayo nuko twebwe twicwa n'inzara, ariko ntekereza ko nta munyamerika wicwa n'inzara. Yani inzara iranakwica neza neza. Mwabonye ko ari abantu anavuga n'umwuka ukenda guhera, ngiye gupfa, ndapfuye rwose, ubuzima burandangiranye. Bakunzi bacu rero, reka ducumbike iki kiganiro cyacu, tubabwire tuti turabakunda, kandi sibwo twabakunda nyine tuzakomeza tunabakunde. Ahubwo icyo tubasaba ngo reka dukundane, kuko urukundo ruturuka ku Uwiteka. Nuko rero tubabwire tuti Imana ibarinde kandi Uwiteka akomeza abahire. Ikiganiro nakagaruka, Mwizerwa Silva rero, Perezida Peace Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Tuzongera yabe none, yabe ejo bundi na ryari, ariko tubabwire tuti turi kumwe, dukomeze dusaba Imana, tubabwire tuti Mana uturengere kandi udufashe kugira ngo tubashe gukira ibi byago. Kugira ngo u Rwanda hagira ngo hari ikintu cyasamye kurya gihora gikeneye yuko kibona amaraso atonyangira mu kanwa kacyo cyasamye. Kizimu tugisengere gitsindwe mu izina rya Yesu, cyo kugera ku wundi. Imana ikomeze turengere kuzageza igihe tuzagihashya, abanyarwanda bakishima kidahora kibaka. Nuko rero ikiganiro naho utaha, kandi turi kumwe. Ciao.